Impanuka mbi cyane yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, aha hakaba ari mu karere ka Nyarugenge, aho habereye impanuka mbi cyane yongeye guhahamura abayumvise ndetse n'abayibonye. Mbese iyi mpanuka yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge yaba yatewe n'iki? Ese abagiye batandukanye bagiye batangaza iki kuri iyi mpanuka mbi cyane yabereye hano mu mujyi wa Kigali, yongeye gutwara ubuzima bw'Abanyarwanda? Ese nyirabayazana w'iyi mpanuka yaba ari nde? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubabwira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi mpanuka ikomeje kubabaza abayibonye ndetse n'abayumvise, yabereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, dore ko iyi mpanuka yatwaye n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni impanuka mbi cyane yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge, ariko abagiye batandukanye bagize icyo batangaza kuri iyi mpanuka bitewe n'uko yaje kumvikanamo. Ngo aka karere ka Nyarugenge gakomeje kumvikanamo impanuka nyinshi za hato na hato, bagira icyo bisabira inzego zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda. Kuri ubu rero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 Kanama 2024, nibwo ku muhanda Sonatube Kinamba uherereye mu kagari ka Rugenge mu murenge wa Muhima, akarere ka Nyarugenge, habereye impanuka ibabaje kandi iteye ubwoba, iza gupfiramo abantu babiri. Bamwe mu baturage barimo ababonye impanuka iba batangarije itangazamakuru ko yatewe n'uko umushoferi wari utwaye ikamyo ya rukururana yari ari ku muvuduko mwinshi, noneho ageze kuri moto n'ibindi binyabiziga abura uko afata feri, bituma agonga moto yari iriho umumotari n'umugenzi yari atwaye, bahita babura ubuzima. Umumotari wegeranye n'aba banyakwigendera mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda yagize ati, iyi kamyo yaje iri ku muvuduko ukabije, noneho ibura uko ifata feri bituma igonga moto, abari bayiriho bahita babura ubuzima. Undi muturage wayibonye iba imbonankubone nawe yatangarije itangazamakuru agira ati, nari nikoreye ubwatsi bw'inka, noneho ntungurwa n'iriya kamyo yazaga yirukanka cyane kandi iri hagati y'ibindi binyabiziga. Ati birababaje kandi biteye ubwoba kubona iriya mpanuka iteye ubwoba kandi igatwara n'ubuzima bw'abantu benshi. Ati rero uyu mushoferi wakoze iyi mpanuka agomba bihanirwe n'amategeko y'u Rwanda. Abaturage ntibahwema kuvuga ko uyu mushoferi ashobora kuba yaratwaye kandi yasinze, bityo bagasaba polisi kujya igenzura cyane abatwara ibinyabiziga mbere yo kwinjira mu muhanda niba batanyoye inzoga. Abaturage bahamutse biteye ubwoba bitewe n'uko abapfuye bari bameze, dore ko imiborogo yari myinshi, yaba abari aho ngaho ndetse n'abahanyuraga.
ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugisha polisi y'igihugu, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ariko ntibyadukundira. Gusa nibadusubiza cyangwa bakatwitaba tuzabigarukaho mu nkuru yacu y'ubutaha. Inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'izikorera mu murenge wa Muhima by'umwihariko muri aka kagari ka Rugenge zari zahasesekaye ndetse zatangiye gutanga ubufasha kuri abo bantu bandi bahakomerekeye. Si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zigenda zibutsa abatwara ibinyabiziga kwigengesera, zikababwira ko umuhanda atari bo bonyine baba bawurimo, kuko umuhanda uba urimo abantu benshi bagiye batandukanye, kandi bakanabibutsa ko bareba niba ibinyabiziga batwaye byujuje ubuziranenge, kandi harimo n'akagabanya umuvuduko speed governor. Gusa abashoferi bahora batungwa agatoki kutubahiriza ibyo basabwa. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazigira kaza nako kakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe cy'ibyo tuzahinduramo n'ibyo tuzongeramo, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Ushobora no gufata iyi nkuru yacu ukayisangiza n'abandi kugira ngo bumve aho amakuru meza kandi yizewe agenda anyura hano kuri KN Radio. Reka tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.